ubutumwa bwiza bwa Matayo ibice 16 umurongo wa 10 umurongo wa 24. Niba twageze dufatanye gusoma, ushobora kuba ufite Bibiliya, ushobora kuba ufite telefone cyangwa ikindi kintu wateguye ukoresha kugira ngo usome tubane. Naho nyine turi gusome gusa ni ku rupapuro rwa 18 mu isezerano rishya ku bantu bataragerayo twihute. Matayo 16 umurongo wa 24 niho honyine turi busome, hanyuma tukaganira ijambo ry'Imana tugakomereza aho twasigiriye mu toro. Twageze dusome. Biravuze ngo maze Yesu abwira abigishwa bati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Amen. Bosubiramo. Byo wakora kuhagarara. Rero tawuye magara dusome umurongo wa Yesu. Haleluya. Haleluya. Ikatusubiremo hanyuma murongera mwicare. Maze Yohana nako Matayo 16:24. Maze Yesu abwira abigishwa be ati, umuntu nashaka kunkurikira yiyange yikorera umusaraba we ankurikire. Amen. Amen. Gaho mwicare. Mwiza udasanzwe kuna riko kubivuga, Imana yongeye kudutera iteka kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Twaganiriye mu gitondo hejuru yo gukura k'umukristo, tuganira intambwe zine ko ari 6, ariko twaganiriye zine. Uyu munsi rero ndashaka ngo tuganire izindi zibiri tube dushoje uyu munsi. Haleluya. Buriya gukura ni ikintu kidasanzwe. Umuntu adakura mu bwenge, umuntu adakura mu bitekerezo. Iyo umuntu agiye no ku ishuri, ntabwo bashobora kwigisha ibintu birenze imyaka ufite, cyangwa ibintu birenze imyaka y'ishuri waba urimo. Hari ibyo usanga bakwigishije kuri primaire, wagera muri secondaire bigahinduka. Ku bantu bize i Bugande, iyo uri muri P6 na P7 bakwigisha ko igikoma bakijya eat porridge. Wagera muri secondaire bakubwira ko batakijya ahubwo barakiwe. Amen. Amen. Yigeze muri secondaire mu wa 2 mu wa 3 bakubwira ko batakijya barakiwe. Iyo ugize amahame rero ngo niko batwigishije, ariko kuri primaire uratsindwa, kuko iyo ugiye ku ishuri babwira ko mu rugo ntabwo tuzatujya igikoma tuzatukiwe, bakavuga zero. Wagera muri secondaire rero bavuga ngo niko mwarimu yanyigishije kuri primaire, nabo bakaguha zero. Amen. Amen. Bishaka kuvuga iki? Nari mpaye urugero, iyo uri ku myaka yo hasi, wenda icyo kibazo barakimubitiye inkore nyinshi cyane, ngira ngo nabyishime, baradukubise cyane. Noneho nkamubwira ngo mwarimu we ibyo urimo kutwigisha, akabwira ngo ninjye mwarimu n'ibyo urimo kwigisha, ngaho tubwire ukuntu uzatugira igikoma. Kavuga ngo iyo umwoye igikoma ngo hari udusheke tuza dusigara, mbese turiya uza utubwira cyangwa uza udukanje. Sandukanje ariko mba namwoye igikoma. Akakumvise ukuntu igikoma bazabakita. Wagera muri secondaire, umwana nabonye yatsinzwe moka icyo kibazo cyonyine, agendeye gusa ku kuntu kuri primaire bamwigishije, yagaguhinduka uko mwarimu wa muri secondaire yamubwiye muri moka aratsinda. Iki kibazo yaragitsinzwe ngo si cyo cyonyine, yatsinzwe n'ibindi, ariko yagitsinzwe kubera amahame. Iyo rero urimo kwiga ntabwo ugira amahame, hari ibisanga wigisha kuri primaire wagera kuri secondaire bikahinduka. Niko rero iyo umuntu ari mu Kristo, uduva ku ntambwe ya mbere ukajya ku ya 2 ukajya ku ya 3, ibyari byoroshye ku ntambwe ya mbere, wagera ku ya 5 ugasanga birakomeye. Kuko icyo tugiye kuganira ubu gishobora kuba gikomeye kuruta ibindi niko ntekereza. Kandi nabwo mu gitondo twataye ku kintu gikomeye kivuga gukunda abanzi bacu. Uyu munsi rero tugiye kuganira ikintu cya 5, umuntu ngo abageze ku musozi witwa Ramote, gusobanurwa ngo aharengeye. Ubwo wenda batari bahari
bazakurikira kuri channel wenda ngo barashaka niba ari itorero. Tugeze ku ntambwe ya 5 yitwa Ramoti, bisobanurwa ngo aharengeye. Umukristo rero cyangwa umuntu wese iyo ageze kuri umusozi abageze ahantu mu ntera hejuru cyane, kandi hano ni umukristo azarwanira intambara ikomeye kuruta izindi ntambara zose. Ko indi misozi twavuze hepfo umuntu barimo kurwana intambara zituruka ku bandi abantu bakubesheye kicecekera, amagambo akakuzaho ari menshi ugatuza, ibigeragezo bikaza ari byinshi ukegera Imana. Kuko twavuze ko mu gitondo ibigeragezo ni amavuta n'imbaraga by'abakristo. Iyo duhuye n'ibigeragezo rero tuba tubonye ni ikintu kidusukuma kugira ngo twegere Imana. Nta muntu uri mu kigeragezo ushobora kurara adasenze. Sinzi uwo ngo baba atari umukristo, ariko umukristo wese afite intambara nibwo icyo gihe yegera Imana kuruta ibindi bihe afite. Ibyo byose rero iyo bije rimwe na rimwe biba bituruka ku bandi bantu, ushobora kubitsinda mu buryo bworoshye. Ariko intambara ikomeye rero tugiye kuganira umukristo azarwana nayo ni intambara yitwa kwitsinda wowe ubwawe. Turi kumwe? Ni intambara yitwa kwitsinda wowe ubwawe. Iyi niyo ntambara mu ntambara zose zikomeye umukristo azahura nayo. Umukristo uri mu rugendo rwo gukura azahura n'intambara yitwa kwitsinda wowe ubwawe. Ugatsinda kamere yawe, ugatsinda umujinya kubamo, ugatsinda uburakari kubamo, ugatsinda kuvuga nabi, ugatsinda kuvuga abandi bantu nabi, ugatsinda gutekereza nabi, ugatsinda kumva nabi, ugatsinda kurakara ugeze mu rugo iwawe. Hari umuntu uzigera mu rugo iwe akarakara kandi hanze yari afite ibyishimo. Iyo niyo ntambara rero ikomeye umukristo azarwana nayo. Wowe utsinde kamere yawe, wowe utsinde ingeso zawe, wowe utsinde amafuti yawe, wowe utsinde gutekereza biriya bintu byose ukarwana nabyo. Haleluya. Ibi rero ntabwo biza bishobokera abantu bose. Ku musozi wa 4 nababwiye ko ugeraho abantu bakeya. Uyu nguyu wo ugeraho bake kurutaho, kuko ni ikintu gikomeye cyo kurwana intambara. Kandi ukarwana intambara nta wundi muntu ushobora gutabaza, nta wundi muntu ushobora kubwira. Ukarwana wowe wirinda, ugatsinda cyangwa ugatsinda. Kandi ugatsinda nta wundi muntu ubimenye. Ugatsinda iki? Ugatsinda wowe. Kuko abantu bayitsinda ni umuntu wamaze kwimenya, ni umuntu wiyizi. Kuko buriya kenshi iyo tuteranye gutya dushobora gutekereza ko twiyizi, ariko abantu benshi ntabwo bizi. Niyo mpamvu iyo abwiwe imwe mu ntege ziwe ashobora kwihagararaho agashinga urubanza, yewe ninde wambonye. Ariko mureke mbabwire, buno Kristo ni nk'uruzitiro, sinzi uruzitiro niba abantu bose bagomba tuvuye na nk'urupango. Ni nk'urupango ni ko Kristo bumeze. Umuntu rero bahagaze hagati muri urwo rupango. Iyo rero wumvise amakuru umukristo mwiza uri mu rugendo rwo gukura, nubwo waba uzi ngo iki kintu avuze si icyo nakoze, ntabwo numva naragikoze, ariko usubira inyuma ukareba ko umuntu ashobora kuba yavuze ko wageze hano aha wowe wumva utarahagera, ariko waza kureba neza uruzitiro rwawe rw'urupango rwawe ugasanga hari idafari rimwe ryavuyeho. Iri dafari rero niryo ryatumye avuga ariya makuru ko wageze iriya. Ariko ibintu bivuye bikumvikana kwezi Alexia, ibintu bivuga muri kubyumva? Muri kubyumva? Yego. Kwari igihe cyo gute? Ntegereje ko ushobora kumva bitabyumvikana. Ko birumvikana. Ariko nta uko bimeze kose birakomeye. N'ubu ndabizi ko nanjye byafashe igihe kirekire kugira ngo maze mbyumve, maze ndwane iyo ntambara. Ngiye kubibabwira maze igihe kirekire ndimo kurwana nayo. Icyo nari mvuze rero nuko umukristo mwiza iyo wumvise ibintu ibi amakuru akuzaho avuga ko hari intege zimwe cyangwa ziriya waguyemo, rimwe na rimwe ukumva wowe ntabwo waziguye, ntabwo wakoze icyo ngicyo wavuze. Usubira inyuma ukaza kureba ko ahangaha muri urupango rwanjye nta dafari rishobora kuba ryarapfuye, bishobora kuba ryatumye umuntu avuga bino. Ashobora kuba yavuze ko nageze iriya, ariko agendeye ku kantu gatoya nabonye. Ariko iyo utari mu rugendo rwo gukura, iyo bavuze rero imwe mu ntege zawe nicyo nari mvuze, umuntu adakora diferensi ugatangira kwihagararaho
ushaka impamvu izi n'izi zo kugira gusa ngo uburane cyangwa wumvikanishe ko icyo kintu bavuze atari cyo. Haleluya. Natekereje buriya iyo umuntu arimo kurwanya iyo ntambara, hari ibintu bigera nko ku 9 umuntu azashyiraho akavuga azatanga impamvu zitandukanye. Iyo umuntu atari mu rugendo rwo gukora impamvu zigera ku 9 umuntu azashyiraho zo kugira ngo yisigure, zo kugira ngo afate amafuti cyangwa zandagike ziwe cyacarakiwe akikureho agishyire ku bandi. Impamvu ya mbere ngo nuko umuntu azavuga ko si amakosa yanjye ahubwo ni amakosa uriya muntu niwe watumye mbikora. Amen. Imana iza gusura Adamu amaze gukora icyaha. Adamu yaravuze aho kwemera intege nke ziwe. Adamu yari afite ubushobozi, yari afite uburenganzira bwo kwemera, yari afite amahirwe yo kwemera intege nke ziwe agasaba imbabazi. Ariko aravuga ati Mana wowe wikwira umbazo we nakoze kuko sinjye byakomotse kuri uriya. Haleluya. Iyi rero impamvu imwe ya mbere cyo tugerageza gushyiraho kugira ngo twerekane neza ko ibintu twakoze atari twe byaturutse, byavuye ku bandi bantu. Ariko wowe wibagiwe ikintu gikomeye ko uri mu rugendo rwo kurwanya intambara ikomeye, kandi kurwanya intambara ikomeye ni wowe. Icya kabiri ngo nuko umuntu azavuga ngo ibi byabaye byose ibibona nta kindi kintu nari kubikora, uko byabaye iki nakoze nicyo nari imbere gukora. Imana iza gusura Adamu yaravuze ngo niki kintu nari gukora uretse kurya icyo Eva yazanye, nari gukora iki ngaho ngiye niki kintu nari gukora uretse gusa gukora ikintu nakoze. Iyo umuntu ari mu ntege nke niyo mvuga azavuga, niyo mvuga adakoresha. Ariko nagira ngo mbabwire, Adamu yari afite ubushobozi, yari afite imbaraga. Buri Imana yadushyizemo ubushobozi bwo kwanga gukora iki. Ko navuga mu gitondo hari ibintu bitatu bijya bituma dutsinda. Nuko umuntu adahunga, umuntu akagira imbaraga zo guhakana, umuntu akagira imbaraga zo kwegera, zo gukoresha ijambo ry'Imana n'abandi. Adamu rero yari ikintu gikomeye. Imana yari yarashyize ubushobozi, yari afite ubushobozi bwo kwanga kurya iyi mbuto nubwo Eva yayiriye. Niko Imana yabwiye Kayini itangiriro kandi no kuri 7 iramubwira ngo wihaka ibyo urimo kurakara ntacyo bitwara, ufite ubushobozi bwo gukora icyiza, kandi nukora icyiza uzemerwa kuko uyu nguyu yemewe. Haleluya. Impamvu ya gatatu ngo nuko umuntu azavuga ko ibi nakoze n'abandi babikoze, si njyewe njyenyine wabikoze, ibi nakoze n'abandi babikoze, undi wese nawe yabikoze. Kandi ikindi cyo gikomeye, ikintu gikomeye rero ni iki ngiki. Abantu bajya bakora ibyaha, abantu badarwa mu ntege nke, abantu baza basubira inyuma bagakora ibindi bintu bitari byo kubera ko yabonye runaka abikora. Amen. Ariko nagira ngo mbabwire, ubukristo ni ubwawe ku giti cyawe, nta wundi muntu n'umwe mu busangiye. Iyo rero usubiye inyuma, iyo rero ukoze icyaha ngo ni ukubona ko runaka yagikoze, uba wananiwe. Kuko ubukristo ni ubwawe. Umuntu yoba muri korari ariko afite umuhamagaro, yarahamagara. Kuko Imana ntabwo ihamagara korari, Imana izihamagara umuntu ku giti cyiwe. Niba rero Imana yaraguhamagaye, ufite ijwi ryavuganye nawe ritandukanye n'iryavuganye nawe. Ntuzakora ibyo ukora kubera ko tuzadutuka n'ibintu. Haleluya. Amen. Ariko usanga umuntu avuga ngo ese ibyo runaka yakoze, ibyo pasiteri yakoze, ibyo umuhanuzi yakoze, ibyo umuririmbyi yakoze, ibyo uriya muntu w'umuvugabutumwa yakoze, urumva ari njyewe udashobora kubikora, ni njyewe utobikora, ni wowe utobikora nyine, kuko ibyo yakoze se niwe wowe umureke. Haleluya. Wowe ufite impamagazi mu mutima wawe itandukanye n'iy'undi. Turimo kuganira nk'abantu bakuze, turimo kuganira nk'abakristo bakuru, niyo mpamvu wenda amagambo ashobora kuremera. Haleluya. Wowe ufite inshingano, wowe ufite umukoro wo kwanga, wo kurinda ubukristo bwawe, utagendeye ngo uyu ibyo yakoze ni byiza, ibyo yakoze byiza byigana, ibyo yakoze bireke. Ni umukoro, ufite umukoro wo kurinda ubukristo bwawe kuruta ibindi bintu byose. Haleluya. Amen.
ubukristo ni ikinege. Buri bukristo bwacu ntabwo buja butubuza guhura n'abantu ngo tubaramutse nk'uko uyu mugabo hamuramutsa. Ubukristo ntibutubuza kuramukanya, ubukristo ntibutubuza kuvugana n'abandi, ubukristo ntibutubuza kugendana n'abandi, ubukristo ntibutubuza kwicara, ariko butubuza ikintu kimwe cyitwa kwirinda gukora ibyo nabo bakora. Reka mbisubiremo. Ubukristo ntabwo butubuza kuvugana n'abandi, ntabwo butubuza kuramukanya n'abandi. Uzi ko hari igihe sinzi niba n'ubu bikibaho, ariko hari ibigihe bya kera umuntu yumvaga ngo yafashwe akaza agenda yirinda muhanda ngo ntaramutsa bishop ko ngo ntibaziranye, ntibahuye, ntibararanye mu gitaramo cya nijoro. Umuntu akaza haleluya, umuntu yagera aho akaza atinya kuramutsa buri muntu isusi ngo sinzi aho yaraye. Bati neza kuruta hano. Haleluya. Kandi numvise ibishimo byinshi biruta ibyo nari mfite kuva kare. Icyo nari mvuze ni iki? Nari mvuze sinzi niba niyo byabayeho cyangwa niba nibyo wabibonye. Hari igihe umuntu ukirinda ukazuba ukuririnda utaramutse umuntu ukuriya ngo sinzi amenye ko yage, ariko wahura n'uwo mwaranye mu bitaro ukazumuhobera ukagira ngo nuba bari mu Kristo, uba wabaye upagani wo gusengerwa. Ntabwo umukristo azamunga uzunga abantu uzunga. Umukristo atazamunga abandi bantu. Iyo rero urimo ukiri muri uwo mwanya wo guhunga abandi bantu, uba uzi ikintu gikomeye. Amen. Kuko ukunda mukije uyu mugabo niba afite intege nke uko arazisize cyangwa niba bizinyuje ukungwicayeho uramutahana intege nke zaje zizinyujemo tiwo buzitahana pepe. Niba twebwe mu Kristo tuza twirinda ibintu bitoya tutari dukwiriye kwirinda, ibikomeye bibiri dusaba kwirinda ntabwo ari byo twirinda. Bibiliya itubuza ibyo byose, ariko itubuza ikintu kimwe cyitwa ntuzakora ibyo nakoze. Bibiliya itubuza gukora ibyo abandi baza bakora. Haleluya. Abantu rero bakoze bagiye mu ntege bakoze basubiye inyuma kubera ko babonye abandi bantu babikora. Umuntu akabona inshuti ziwe zabikoze, umugabo akabona umugore yabikoze, umugore nawe akabona umugabo yabikoze, wagira groupe y'amasengesho ukabona yabikoze, ugasanga nawe wagiye muri izo ntege nke. Bibiliya rero dusaba dusengane nabo, dukundane nabo, dukorane nabo. Umuntu akubwira abantu ubukristo bugira imipaka. Ubukristo nimba hari ikintu bugira imbibi. Haleluya. Bugira imipaka, bugira imbibi. Ukavuga ngo niba uyu muntu ari inshuti yanjye, turakundana, turagendana, turasabana, turasangira, iyo abonye amafaranga ngurira fanta nanjye nayabona nkamugurira, tukishimana tuganeze. Ariko ukamenya ngo niba tugeza hari icyo ashobora gukora ibyo ndashobora gukora. Nubwo bukristo. Haleluya. Ni icyo kintu gikomeye cy'ubukristo. Turimo kuganira gutsinda intambara ikomeye, kandi intambara ikomeye ni ugutsinda wowe. Gutsinda iyo ntambara rero ntiwosakuza, ntiwotabaza ngo muze mu ntabara kuko nagwana intambara ikomeye yo kwitsinda. Uza witsinda wowe iri. Ni intambara idasaba abandi bantu. Hari umuririmbyi bari mu gushimisha mu gakisa, yavuze ngo intambara ngwana nayo ngo yaba ari intambara nk'iyabize, unari kwitabaza imbunda zikomeye n'ibindi. Ariko kubera ko ari intambara yo Kristo ntawe mutabaza. Ni intambara umuntu asa rwanda cece. Ubundi izi ntambara zose impamvu zidutsinda nuko tuza dusakuza. Naba naza mwene data ngakenera ko pastor hano naza akamubwira uriya muntu uri mubi uzurana nawe kabona sakuje. Niba muzabara zidutsinda, ariko iyo ndimo kwirwanya n'icyenyine nzi ko ndimo kurwanya intege nke zanjye, ndimo nzi ko kurwanira irari ryanjye, sino mubwira intege nke zanjye. Kuko kuvuga intege nke zanjye kuri we ni ukwimenyera. Nta muntu ushobora gukora iryo kosa. Niyo mpamvu ari intambara ariko izi umuntu azari rwanda cecetse ntibamo urusaku. Nta muntu ukwirwanya amasakuza.
umuntu yirwanya wenyine acecetse atuje akarwana agatsinda ibitekerezo agatsinda ubwenge buke agatsinda kurakara agatsinda umujinya agatsinda kubona abandi bantu nabi. Iyo wabona abandi bantu nabi rimwe na rimwe n'ibitekerezo biba byasinzira. Uyu mugabo ni mwiza ariko nuza narakayira mubona nabi tagira kubona ukunda ari mubi ukuri mubi gute uri mwiza uri mwiza none ukuntu waseka birakamenya kwa Subwiza ni itangaza ariko woza barakaye uwo kwa mubone kuri naratangaye satubona abandi bantu nabi kubera ko twananiwe gutsinda intambara ikomeye. Ariko kutwo kwitsinda uwo bishop akazayitsinda, pastor akazayitsinda, sokora akazayitsinda. No. Mwoneze ko tabamse timwosura kumenya ko muri abasaza ariko woza barakaye yo kugunga numwe kuzaguka uri yakura gutse ariko kumwe yaje yitsinze gusubira undi nawe akaza yitsinze nta ngorane. Hari ikintu rero gikomeye iyo ntekereje ino ntambara yo kwitsinda, hari ikintu gikomeye cyane kigoye kwirinda. Nukwirinda no gutsinda ibishaha byo mu kigero cyawe. Yabisubire. Ikintu gikomeye kwirinda, ikintu gikomeye gutsinda, nugutsinda ibishaha byo mu kigero cyawe. Niba kantabwo ngira ngo rugendo gutanga ntacyo twaye. Nukuvuga ngo ibishaha by'umushumba cyangwa urwego rw'abapasitori kubera ko ntaburimo satani ndiyo tegera iyo ngiyo. Satani ntashobora kuntegera iyo ngiyo. Ariko biragoye pasiteri gutsinda integeke n'amafuti zo mu rwego rw'igipasitori kuko ni rwo rwego ari. Satani ni musura, satani ni mugendera, satani ni mutera. Ntabwo izamutera kuko yateye kanyegeri hano. Izamutera mu rwo rwego ari. Biragoye rero gutsinda integeke, gutsinda amafuti, gutsinda ibyaha ubona bagenzi bawe barimo gukora. Mungana, muririmbana. Haleluya. Amen. Nicyo kintu kigoye. Nubona umuntu yatsinze ibyaha byo mu kigero cye azaba ari umukristo ukomeye. Nubona umuvugabutumwa yatsinze integeke n'amafuti by'abandi bavugabutumwa azaba ari umuvugabutumwa ukomeye. Nubona umuyumbe, nubona umuhanuzi yatsinze ibyaha byo mu rugo rwe azaba ari umuyumbe ukomeye. Haleluya. Amen. Hari inkuru wenda ntitwasoma ariko muwafate muzasome cyangwa abandi mwana nasomye cyane mu bambe ba mbere igice cya 13 muzafata kandi mu gisomo kibamo inkuru y'umuhanuzi yatumwe n'Imana. Ubu Israeli imaze gucikamo kabiri, atumwe n'Imana avuye i Buyuda atumwa kujya i Yerusalemu, atumwa kujya i Samariya ngo agereyo. Imana yari yamuhaye ubutumwa kujya gukora ko kujya gutanga. Aragenda aragutanga ararangiza. Ngo barangiza baramubwira ngo ngwino tugufungurire. Haravuga ati sinshobora kurya, sinshobora no kunywa amazi. Iyi Mana niyo yamujije. Imana yakushije, Imana yageneye ibishingikore kandi yambwiye ngo iyi nzira naje ntabwo ariyo nsubiramo ahubwo nyure muri iyi ngiyi. Baramureka aragenda. Ariko ngo aho ngaho hakaba hari umuhanuzi w'umusaza ngo abana be baragenda baramubwira bakuru uwo muhanuzi bamubwira ibyo akoze n'ibindi munyereke inzira anyuzemo ngo barayimere ariruka bamufatira mu nzira. Haleluya. Amen. Bagereyo ngo bahure ahamubwira nawe umubwira ko akunda garuka tugufungurire. Aravuga ati sinshobora gusubirana nawe kuko sindino simpamwera n'amazi sinasubira muri rozi niba mudasubiye no muri ranze niko Imana yambwiye. Umusaza aramubwira ati igitangaza kirabana nubwo Imana yakubwiye nanjye ndi umuhanuzi wowe gira ikibazo ni umuhanuzi niba mugukurikiye tumwe na marayika w'Imana araje nimba yari ubutumwa ngo mugarure yamayike. Nicyo nshaka kuvuga niki wumvise umuntu yagatsinze abami yagatsinze abaki yagatsinze abaturage ariko ngo mubwire gusa ngo wewe ukwirusha ibyo wavuga se kurumva uratekereza ko ari wowe umuhanuzi nanjye ndi umuhanuzi. Marayika w'Imana niwe agaruka
ariko ngo yaramubeshyaga ngo bagere ku meza neza babaye ijwi ry'Imana ribona kuza sasa. Yamubwira ati koze igitangaza, ikintu ukoze ukaba wabona kumvira ijwi ry'Imana nugera hariya gusa. Niho yapfiriye mu nzu. Yishwe no kumva ko uwaye umubwira ari mu rwego, bafite amavuta amwe, bari mu rwego rumwe. Yari umuhanuzi waraguye. Haleluya. Ngiki kintu rero gikomeye. Niba uri umuririmbyi, gutsinda no kunesha intege z'abandi baririmbyi kandi ukabona bazikora ku cyumweru mugafata mikrofone mukaririmba, icyo gikomeye. Ushize nawe usaganira n'abantu barambwira ngo isi uhavuga ko Yesu. Twebwe ibyo wavuga tubizi cyane. Mubizi gute? Cyo tubikora. Donc ibo gukora ibyaha niko kujijuka kuri bo, gusa si bose ni bamwe. Ariko ndagira ngo mbabwire, iyo yavuze 28 ngo kumenya Imana kuva mu byaha niko kujijuka gusa. Kuva mu byaha niko kujijuka gusa. Iyo rero ufite izo mbaraga zo gutsinda ibyo bintu, ubundi mu Kristo habamo ibintu bibiri, habamo ibyumba bibiri ku Mukristo ajya yakiriramo ubutumwa na mesaje. Turacyari kumwe? Harimo ibyumba bibiri, harimo icyumba cy'ubwenge, hakaba n'icyumba cy'umwuka. Kenshi dukunda kwakirira mesaje mu cyumba cy'umwuka, ariko iyo duhita tuyisohorera aho usanga twakoze amakosa. Ariko dukwiye kugera mu cyumba cya kabiri tukabiyungurura, tukareba ibi bintu nibyo cyangwa se byo. Kuko mu Kristo si ukwakira ibivuzwe byose, ngo ikibazo cyose ngo ucaki, ikibazo cyose ngo ucaki, uba utaragera kuri urwego rwo gukora, rwo gutandukanya. Umukristo rero afite ibyumba bibiri, ajya yakiriramo ubutumwa, ajya yakiriramo mesaje, ajya yakiriramo ikintu cyose, ukagisuzuma ukareba. N'ibindi kuvuga ubu biri kwinjirira mu cyumba cy'umwuka, ariko ukwiye kubishyira mu cyumba cy'ubwenge. Ese biriya bintu yavuze n'ibyo cyangwa se? Umukristo rero iyo ageze kuri urwo rwego aba amaze gukora. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ukareba ibi bintu avuze ko mu mwuka numva ari byo twanezerewe twishimye, ariko mu bwenge ibi bintu yavuze nibyo. Icyo umwuka n'ubwenge byahurijeho aba ari cyo, ariko icyo bitahurijeho kiba ari ikintu gukwiye kureka. Kandi rero twebwe dufite intege nkeya zo gutekereza ko ubwenge ari ikintu gito. Niba ufite umwuka wawe uruta ubwenge bwawe ufite, ntabwo uracyaburiza ikintu gikomeye mu Bukristo. Ubukristo ni umwuka n'ubwenge. Hagize ubona abantu twataramye twaza kugera iriya mu mwuka ruhutse. Mu mwuka watwongera iminota ibiri mu mwuka ruhutse. None nkiza nibaza, ese igihe twari dutaramye hanze y'umwuka twari turi. Umunsi cyawushirika twagereye mu mwagariza y'utubwira mu mwuka ruhutse ngo reka dushire iby'ibisiri. Ibindi twakuze byari biri hehe? Wowe niyo utaraburi mu mwuka ariko twari tuburimo. Nimba ari kugufasha ahubwo watubwiye kare twagusengera. Gusa ibi ngibi birakomeye se n'abantu tuzapfa kubyumva. Ubwenge ni ikintu cy'ingenzi ku Mukristo. Ni icyuma gikomeye umuntu aza yakira mbere yo kuvuga ikintu, mbere yo kwakira ikintu, mbere yo kugishyira mu mutima, mbere yo kukibika, banza isuzume urebe ko icyo kintu ari cyo. Haleluya. Amen. Paulo yageze mu zakozwe n'intumwa 17 umurongo wa 11, yageze i Beroya abashima ibintu bibiri. Aravuga ngo abantu b'i Beroya bonda bashima cyane ko batandukanye n'abantu b'i Tesalonike, kuko bo ngo bakoze ikintu gikomeye.
icya mbere ngo bakiranye ubutumwa ngo umutima ukunze w'ibyishimo banezerewe. Icya kabiri ngo bashakishaga mu byanditswe uko buri munsi ngo barebe ko ibyo babwiwe kandi ibyo babibwiwe nande babibwiwe na Pawulo. Niyo abantu barageze kuri rwo gupima ibyo Pawulo yavuze. Tuzi ko ibintu bya Pawulo byo bisajije biradusajije. Abanyamuntu barasaze natwe twasaze abandi n'ibibaparo bisajije bidusajije. Abandi bari bageze ku rwego bafata bakabishira ku munzani. Kandi ariko Pawulo niyo watubeshe. Ariko ke byadusajije. Abantu bari kwiga bakora amadebate buri munsi n'ibiganiro nk'uko baraganira hejuru y'ubuntu bw'Imana. Haleluya. Amen. Dukwiriye gutera intambwe yo gukura mu Bukristo tukajya dusuzuma mbere y'uko dukora ikintu cyose. Gutsinda rero ibigeragezo, gutsinda rero ibyo bintu, gutsinda ibyo bintu byose si ukubihunga, ni ukubibamo. Haleluya. Amen. Kwitsinda si ukubihunga. Iyo ubihunze ntabwo wabitsinda. Ushobora gutekereza ko wabitsinze kubera ko utakiri kumwe nabyo. Ushobora gutekereza ko ugeze ku rwego niba wari umusinzi utakunyuzaga kubera ko nta buryo ufite bwo kuzibona. Ariko uzibonye wuzinywa. Buriya umusinzi wagiye muri prison rimwe na rimwe atatekereza ko yahindutse kubera ko atazibona. Ariko iyo bamurekure icyo kintu azayirukiraho. Gutsinda rero ibintu si ukubihunga, ni ukubibamo. Ukabaho babesha ntubeshe, ukabaho bakora ibintu ntubikore, ukabaho isi, ukaba mu isi bakorera n'ibyaha n'ibintu ntubikore. Ukore bwo gutsinda ibintu. Haleluya. Amen. Icyakane nihute. Icyakane ngo nuko umuntu azatangira kuvuga ko byari akantu gatoya. Akantu gatoya gusa ntabwo cyari ikintu gikomeye, akantu gatoya. Ariko mubona umukristo atangiye gukinisha ibyaha, atangiye kubishekera, atangiye kubita ko ari bitoya. Nubona umuntu karakora ikintu akise ko ari gitoya, ejo uzamenye ko azakora igikomeye kuruta icyo ngicyo. Haleluya. Amen. Nubona umuntu atangiye gukora ikintu, iyo ni intambwe ikomeye, ni intambwe yihuse, indi ituma abantu basubira inyuma, gutangira kumva ko icyaha karakantu itwa just a mistake. Iyo umuntu ashize mu cyongereza umuntu avuze ngo just aba yabihinduye gusa. Nubwo yaba ari umusozi ungana gute, nubwo yaba ari ikanisa yose, ariko iyo avuze ngo just agashyiramo iryo jambo gusa niko kubwira. Umukristo yari yatangiye ibyaha n'ibyo bikinishwa, nta cyaha gito kibamo. Iyo wikwiba n'ukwiba, nubwo wakwiba n'umushahara wayibye, ushobora gutekereza ko igura niba ari 500 cyangwa 1000, ariko niba uyitwaye nyirayatayigwaye wayibye, birangana n'umuntu waje kibiro kamera iranga. Kandi rimwe na rimwe iyo ntubona ko umuntu azatwara umushahara na nyirayo urabona no hangayika. Umushahara cyo bamenyesha ngo bayibye n'akantu gatoya, na nyiri kubitwara tiyorara ku ijoro. Ariko umukristo ashobora gukora icyo kintu. Nta cyaha gito kibaho, icyaha cyose ni icyaha. Kwiba no kwiba, kubesha no kubesha, kurakara no kurakara, nta kurakara gutoya kubaho. Niba warakaye. Nubona rero umuntu atangiye gukora icyo ngicyo yita ko ari gitoya, ejo uzamenye ko azakora n'ikindi gikomeye. Haleluya. Amen. Gatanu, ngo nuko umuntu azavuga ko ntawe udacumura. Ikirakoze nta nkunganiro, nta muntu uri perfect, nta muntu wuzuye, nta muntu udacumura. Haleluya. Amen. Ako nagira ngo nkubwire, niba hari ibyakunaniye ntuzatekereza ko n'abandi byabananiye. Haleluya. Amen. Niba hari ibyakunaniye ntuzatekereza ko n'abandi byabananiye. Niba unaniwe gusenga abandi ko barasenga, abandi ko n'ubu urasinziriye, ntuzatekereza ko ibyo bamwe ari n'abandi baba. Hari abandi bavyutse barimo gusenga, hari abandi bavyutse barimo gukora ibyo byakunaniye, abandi ko barasenga
hashobora umusozi buri munsi basenga. Nabonye umuntu arantangaza. Iyo mbonye umuntu uzi gusenga kumurusha ntangara akavuga ati uyu nguyu igitangaza. Saa 11 yafataga urugendo akajya ku musozi akajya gusenga. Niba turapana akabyuka saa 10 akambara imyenda akitegura akajya gusenga. Niba ture saa 11 ku musozi, saa 12 saa 1 agafata umusozi akamanuka akajya ku kazi. Uwo muntu ni igitangaza. Mu gihe twebwe no kubyuka gusa ku gitanda no kwicura gusa, byonyine kwicura ngo usenge utanabyutse ku gitanda ni ingorane. Ariko iyo niyo ajya yikorera kandi akabyuka mu gitondo akajya ku kazi. Niba rero utekereza ko ibyo mwari byo n'abandi babamo ibyakunaniye niba uzubesha abandi ntibazo babesha. Niba wananiwe gusenga abandi baradutse bari mu buryo bw'igitangaza. Niba uzurakara abandi ntibakirakara. Amen. Niba uzutongana abandi ntibagitongana. Ibyakunaniye rero abandi barabishobora. Ntuzavuga ko ntawe udacumura. Kandi ikindi kintu gikomeye, dufite umukoro wo kurwana n'ubukristo, tugakiranuka mu gitondo, tugakiranuka nijoro, tugakiranuka tujya, tugakiranuka tubyutse. Kucyanganira babwiye ko nta muntu udashobora kurwa, ariko ubu ndimo kubabwira ko umukristo yageze kuri uru rwego, abari mu rwego rwo kurwana n'ikintu cyose gishobora. Umuntu yambwiye guhamya arambwira ngo amaze umwaka wose, n'uwanya waza batubwira, aratubwira ngo amaze umwaka wose n'amezi 8 ngo atayimyoza. Kwimyoza ndiya bisanzwe. Ngo amaze umwaka n'amezi 8 ngo yarize kutimyoza, ngo kandi umwaka n'amezi 8 birashize. Ahora chao. Acha umuntu kwiruka baramupinza, ko baramupinga. Abandi ko barwana n'Ukristo n'ikintu gikomeye. Amazu n'akanameze umuntu atari imyoza. Ariko wotekereza, muri kibabaza. Wari watekereza ko wumve ikintu yatekereje. Ngaho mwibaze, amezi na umwaka n'amezi 8 ataze nuko ngo yarwanye n'icyaha arwana naco. Atsinda kamera akavuga ngo uyu munsi mvuye kuri no ntambwe ngeze kuri. Ubu ni bwo Kristo, ubundi niko gukora ko mu Kristo. Ukamenya ngo ufite intege zitanu. Iyo umuntu amaze kwimenya, ubu maze gukora ikintu gikomeye, ubu uteye intambwe ikomeye. Hanyuma ukamenya ngo mfite ikibazo cyo kurakara. Ngiye kurwana n'umujinya, umujinya ngamo wa kamere ukawusengera ukadukora amafungo yo guse. Kono gukumbivuga. Ukadukora iminsi yo gusenga ukiyiriza urimo gusengera kamere yawe ikintu kimwe gusa cyo kurakara. Kuko ngiye kurwana no kurakara, ngwane naco. Ngiye kurwana n'intambara na kamere. Nikiza gituma numva abandi bantu nawe. Nikiza gituma ndakaravuga. Nikiza gituma ndasubira ndamenya gusubira. Ukarwana niyo ntambara. Niyo ntambara yarwanye nayo. Agenda bitsinda, aravuga ngo hari n'utundi tuntu twaba tworoheje ko kwimyoza. Kubera ikiza n'imyoza. Kandi umuntu yimyojeje ari umuntu ukimyozera mu mutima ntibinasohoka. Agwana naco, ucungana naco umwaka n'amezi 8. Rero matanga guhara. Ngashimira Imana ko amaze umwaka n'amezi 8 ngo atari myinshi. Igice gatandatu nihuse. Umuntu nuko ajya avuga ngo Satani niwe watumye nkora. Satani niwe wabikoresheje, nta Satani wabikoresheje. Umuntu akora icyaha ntuzabyitirire Satani, ni wowe gusa n'amahitamo yawe. Ni irari rikubamo, niko umwanditsi yavuze muri Yakobo, aravuga ngo irari ritubamo niryo gusa riza ridukururira gukora ibyaha. Icya kabiri ngo ubwoba nibwo bwabikoresheje igitutu. Icyo cyatumye nkora ibi byose. Si uko nabishakaga, ariko nabikoze kubera icyo gitutu. Haleluya. Uziko abantu benshi bakoreye ibyaha mu kubaha, akaba yibasha umuntu bigatuma akora icyaha ngo aramwubashe. N'izindi ntege zikomeye nibo nagenda asa n'ugaruka ku byo navuze. Niba umukristo utazi kuvuga ngo oya iki kintu si cyo, ntabwo ushobora kubikora. Umuntu kubera icyo gitutu, kubera kuba
umuntu agakora icyaha kuba ntabwo bibaho gusukuba uba wananiwe. Haleluya. Niyo mpamvu abantu babaye bataza abandi aza abikora atabishaka akabikora atabikunze, ariko kubera ukuntu byamaze kuba byiza yamaze kubibata yaje yabuze ukuntu abyisohoramo kubera ko yabikoreye muri uko kubaho. Haleluya. Icyamunani kavuga ngo ntabwo nari nzi ko ari ikosa ibi nakoze, ntabwo nari nzi ko ari ikosa, numvaga ndimo gupima kugerageza bikagerageza ndebe. Icyacyenda ndimo kwitagura umusozi. Icyacyenda kirasa n'icya gatandatu ngo nuko umuntu azavuga ngo Imana niyo yabikoresheje, Imana niyo yatumye mbikora. Ntabwo ari Imana, ni indarire tubamo. Niko Yakobo yavuze ngo Imana ntabwo ishobora kurusha umuntu gukora icyaha kuko nayo ntawoyosha. Aravuga ngo ni indarire tubamo nibyo bituma dukora ibyo byose. Bizabisanga muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 13 na 15. Icya kabiri ni amahitamo yawe. Icyo umuntu ashobora gukora, icyiza ikibi bikomoka ku mahitamo yawe. Nuvuga ngo Imana yadushyizemo ubwenge, yadushyizemo imbaraga z'amahitamo ziza zituma dukora icyiza cyangwa tugakora ikibi. Niko Yesu Yeremiya yavuze 21:8. Shize imbere yawe inzira zibiri, hitamo rero. Imana kimwe na Satani ntabwo bashobora gufata umuntu ku ngufu ngo bajye kumukoresha icyaha. Satani azakwereka ubwiza bwabyo, ibyo twavuze muri kampeni. Imana nayo ikakwereka ibyiza byayo, ikakubwira ngo ndewe ni iki ngiki nkunze, wowe urahitamo iki rero. Haleluya. Icyo umuntu akora ni amahitamo yiwe. Haleluya. Amen. Iyo twabiganiriye rero turimo kuvuga iki? Twabiganiriye nari bivuze nk'impamvu umuntu adashyiraho kugira ngo agerageze kwikuraho ibyaha n'intege n'amafuti yakoze kugira ngo abishyire ku wundi muntu cyangwa abishyire ku kindi kintu. Ni nyinshi ariko turi guhagarikiye aho ngaho. Nizo umuntu adashyiraho kugira ngo yisigure. Ariko umukristo nyakuri, umukristo nyawe ni uwemera icyo yakoze. Kavuga ngo ikintu agikoze, Mana mbabarira, Mana mbabarira, Mana mbabarira. Ukabona ubuzima bwawe twavuze bwo guhora weza, ugaca bugufi ukegera Imana ugase. Nimba wabeshye bifata uriya muntu, nta muntu waguteye kubeshya. Niba wibye nta wundi muntu waguteye kwiba. Umukristo rero nyawe uri mu rugendo rwo gukora ni uwemera icyo yakoze akadusabira imbabazi. Haleluya. Ukurebe niko kurwana intambara ikomeye, niko kwitsinda. Nubona umuntu amaze kwitsinda kuri ibi bintu byose, nubona umuntu amaze kurwana intambara nk'iyi ngiyi ikomeye, amaze gutsinda ibi ngibi, aba amaze kurwana intambara ikomeye. Ko icyo turimo kuganira ku ntambara ikomeye. Ugeze hehe urwana intambara ikomeye yo kwitsinda wowe? Haleluya. Ndagira gufata akanya gatoya utekereze. Ugeze hehe urwana utsinda intambara ikomeye? Rero twasomye Yesu ntabwo yabwiye abantu ngo kumurikira birasaba icyongereza cyinshi, birasaba ibyanditswe byinshi, birasaba ubushakashatsi bwinshi, birasaba kuvuga amakuru menshi. Yababwiye ikintu gusa gikomeye. Yarabwiye ngo umuntu kugira ngo umuntu amurikire birasaba kwitsinda. Niyo yavuze ngo birasaba kwiyanga. Kwiyanga rero ni ukwitsinda, umuntu akaba atagikorera mu nyungu ziwe, ukaba urimo gukorera mu nyungu z'Imana. Haleluya. Ugejeje hehe utsinda intambara ikomeye witsinda wowe? Ugezeho urwana na kamere yawe, ugezeho urwana n'intege zawe, ugezeho urwana n'amafuti yawe, ugezeho urwana intambara ikomeye kuruta izindi. Ugezeho urwana intambara ikomeye kuruta izindi. Ushobora kubitekereza. Abageze ku rwego rw'ubukure rurenze uko umuntu ashobora kubitekereza. Abageze ku rwego abamaze kuba umukristo mwiza, ukaba waramaze gutsinda, ukaba waramaze komatana na Kristo. Iyo umuntu ahorana n'Imana, iyo umuntu ahorana na Kristo,
Kristo azamwanduza imico yiwe, akagukuraho kamere y'intege, akagushyiramo kamere y'ubwiza, akagukuraho kamere yo kubesha, akagushyiraho kamere yo kuvuga ukuri, akagukuraho kamere yo kwiba, akagushyiraho kamere yo gukora, akagukuraho kamere yo kurakara. Umuntu nibyo rero babwiye, ugeze utsinda intambara ikomeye. Kristo aba yamaze gukuramo kamere y'umujinya yo gusura abantu bagira umujinya wa Satani. Ariko iyo umuntu yiyizire, ufata intambara, ugafata iminsi, ugasenga, ukarwanira intambara ikomeye, ugatindana n'Imana, gutindana na Yesu, nibyo biza bituma intege nke n'amafuti bigenda bishira. Nta wundi muntu, umugabo wawe niwe gukura ku mafuti yawe, umugore wawe niwe gukura ku mafuti yawe, abana niwe gukura ku mafuti yawe. Ikintu gikomeye gusa cyo gukura kuri kamere ni ukomatana na Kristo. Haleluya. Iyo umuntu rero yomatanye n'Imana, aba amaze gutsinda ikintu gikomeye, aba akoze ikintu gikomeye cyitwa gutsinda kamere yawe. Ugatsinda, ukarwana, ukamenya ngo ku mwaka utangira nari kuri ino level, uyu nguyu ugeze ahangaha, maze gutsinda intege nke zanjye zingana. Haleluya. Iyo umuntu rero ageze kuri uru rwego, aba ageze ku rwego rwiza, Imana, abantu bose Imana yirahiye nuko bari bageze kuri uru rwego. Imana ikavuga ngo ntabwo ngigira isoni zo kwitwa Imana yawe, ntabwo ngigira isoni zo kwitwa Imana yawe. Suko batari bafite amakuru, suko batagize intege nkeya, ariko bagize intege nkeya ntibazirambararamo, ntibazijyamamo, ntibazitindamo, ntibazigurugundamo, ngo uyu munsi usange icyo umuntu yakoze none yongeye kubikora ejo, yongeye kubikora n'ejo bundi. Iyo uvuye mu ntege nkeya ukabyuka, n'ubwo rugendo rwo mu Kristo, ukarwana, Imana ikavuga ngo sinkigira isoni zo kwitwa Imana yiwe. Abantu bose Imana yirahiye bari bageze kuri uru rwego. Haleluya. Bari bageze kuri uru rwego rwo kwitsinda. Kandi iyo umuntu ageze kuri uru rwego, reka nsoze kuri aya magambo, iyo umuntu ageze kuri uru rwego ntaba akibwira abantu gukora nk'ibyo Kristo yakoraga. Umuntu aba ageze ku rwego rwo kubwira abandi ngo mukore nk'ibyo nanjye nzakora. Aba ageze ku rwego rwo kubabwira ngo ibi mubona akora aba ari byo mukora. Kandi nicyo gikomeye rero, nicyo Yesu duhamagarira. Yesu ntaduhamagarira kubwira abantu gusa na Kristo. Yesu aduhamagarira kujya kubwira abantu hanze ngo muze muse natwe, muze murebe amahoro tugira amahoro mu mutima, nimuze muyarebe. Kubwira umuntu ngo ngwino usa na Kristo, ashobora kubona ngo Kristo arebe, ariko kumubwira ngo ngwino mwereka amahoro aho nyakomoye yewe umuntu yo kwibuka. Sinzi ko mubyumvise. Ubu dukinguye hano, abantu babiri bagasohoka hano bagasanga abapagana ku muhanda. Umwe akamubwira ngo ngwino kujyane kuri Kristo, undi akamubwira ngo ngwino mujyane aho njyewe nakuye aya mahoro aho nafite. Uwo Kristo yotera kuza. Yesu rero nicyo duhamagarira, ntabwo duhamagarira iyo umuntu yageze kuri urwe ntubikibwira abantu gusa natwe, gusa na Kristo, ubabwira gusa nawe. Niyo ngiye gusoreza. Haleluya. Abantu ntabwo bahindurwa no kubabwira amateka menshi, icyo narivuze. Abantu ntabwo bahindurwa no kubabwira ibyanditswe byinshi, ahubwo abantu bahindurwa no kubabwira gusa na Yesu. Yabwiye abantu arababwira ngo umwigishwa ngo ntagaruta umwigisha, ngo ariko yatunganye rwose mu ngeso ziwe, ngo adamera nk'umwigisha. Arangiza arababwira ngo mugende rero muhindura abantu kuba abigishwa. Ariko tujya dusoma Bibiliya tukayitondera tukumva icyo Yesu yashatse kuvuga. Yesu ntabwo yabwiye abantu ngo mugende muhindura abantu kuba nka Kristo, yarababwiye ngo mugende muhindura abantu kuba abigishwa, kuko mwebwe ntabwo mushobora kuruta umwigisha. Yavuze avuga ngo mwebwe ntabwo mushobora kuruta jyewe, ariko nimutungana rwose muzamera nkamwe. Nimugende rero mubwire abantu bamere nkamwe, kuko mwamaze gutungana rwose. Haleluya. Nicyo rero abantu bakeneye. Abantu ntibakeneye kubabwira ngo abantu bakeneye guhinduka, no kubabwira ngo wewe ukababwira ibyo wamaze kuba byo, ukababwira gukunda ibyanditswe, gusoma ibyanditswe bazi neza ko ujya ubisoma, kuruta kubabwira ngo mujye musoma ibyanditswe bazi ko ntawe nanditse usoma. Ukababwira gusenga bazi ko neza ujya usenga. Haleluya. Ukabwira abantu gusenga bazi ko ujya usenga. Abantu bagiye mu cyumba gusenga ntibashika umwe barasinzira.
abana barasika baragagara ko twari kugira ngo dusenge twasenga twahumura tugasanga basinziriye byagenze naho tekereza icyo kintu niba ujyana abakorari niwe ugiye kubasengesha niwe perezida ugasinzira muri korari mu masengesho kuko si bikomeye niyo mpamvu rero dusaba nicyo navuze kubwira abantu icyo bazi neza ko utajya ukora ukababwira ngo dusenge bazi ko dusenga dusome ijambo ry'Imana bazi ko urisoma ukababwira kureka ibi ngibi kubera bazi neza ko wabiretse kuruta kubabwira ibyo wowe udakora. Niyo mpamvu Pawulo yabwiye abantu Abafilipi yababwiye ibintu bine yarababwiye ngo ibyo nabigishije ibyo nababwirije ibyo mwabonanye n'ibyo mwabyumvanye ibintu bine aba ari byo mukora. Yababwiye ngo muzagende mu musa na Kristo ngo yabwiye mu ijuru ngafite umutima jewe narabigishije narababwirije mwarambonye mwaranyumvise mugende mukora ibyo. Haleluya. Amen. Nguko gukura kurwanya intambara ikomeye. Iyo umuntu rero arwanya intambara ikomeye nuko ajya abwira abana ujya babwira ngo ko mwambonye ko twabanye mugende mukora ibyo. Yabahaye ubutumwa bukomeye yabahaye ubutumwa buremereye ariko awushyize mu buzima bwiwe kandi ababwiye gukora ababwiye icyo Kristo yashaka ngo bababwiye. Gukora rero ni ukurwanya intambara ikomeye ni ukurwanya intambara ikomeye ukayitsinda ugejeje hehe gutsinda intambara ikomeye. Haleluya. Ndashoje ugejeje hehe urwana intambara ikomeye. Ibyo muzabisanga mu Bafilipi ibice 4:9 niwe yababwiye ayo makuru babwiye ngo ibyo nabigishije ibyo nababwirije ibyo mwanyumvanye n'ibyo mwambonanye aba ari byo mukora gusa muzakora ibindi bintu birenze ibyo ngibyo ibyo mwanyu ibyo ari byo muzakora. Abafilipi igice 4:9 niho biri. Nashoje ariko soreje kuri iri jambo ugeze he urwana intambara ikomeye. Icyo kintu gikomeye tugiye gusenga kugira ngo Imana iduhe imbaraga zo gutsinda intambara ikomeye kuruta izindi zose. Intambara ikomeye kuruta izindi zose ni ukwitsinda wowe ntuzareba abandi. Haleluya. Ntuzareba abandi. Buriya dufite ingorane yo kureba abandi bantu. Ariko iyo umuntu ageze ku rwego rwo kwishurirwa ntabwo adayishurirwa abandi bantu adayishurirwa we ubwe agayishurirwa intege nke ziwe yabona Imana akayibona mu bwenge bwe no mu bitekerezo bye no mu bindi. Ariko iyo turi mu bindi rimwe rimwe tureba abandi bantu. Iyo rero tutaragera kuri urwo rwego tutararwana intambara ikomeye. Dufite umukoro wo kurwana intambara ikomeye ufite umukoro wo kurwana intambara ikomeye wowe apana undi muntu wowe apana undi muntu ugeze he urwana intambara ikomeye. Niba dutsinze intambara ikomeye yo kwirwanya twenyine mu itorero tuzaba beza mu miryango tuzaba beza ahantu hose tuzaba beza. Haleluya. Amen. Ushobora guhagarara tugasenga n'abafite abana n'abananiwe n'abasaza muhagarare na sokuru hagarare dusenge wenda niwe mukuru umuntu abandi muhagarare dusenge Imana babwire ko dusenge.